turabasuhuje bakunzi b'ikinamico nyarwanda. Uyu munsi ihuriro ry'abahanzi bakora ikinamico mu Rwanda ryabateguriye umukino witwa Isoko idakama, wanditswe na Gakwaya Vince. Mukurikire umukino. Ntibishoboka, ntabwo ibintu ngewe ashobora kubyihanganira. Yambeka agasuzuguro tata. Izabiriza Ndeka ruhi. bikugendekeye bite kutashye witotomba koko? Ndeka. Gusa icyo nzi cyo nta nundi muntu wese ushaka kubyihanganira utsege. Niki se kibaye? Kutambwira. Niko ye. Ku isoko cururiza se abajura baragusuye. Ubu se kunatashye karizabiri. Ubonye ikibazo iyo kibi cyo ngicyo ruhi. Nta nuwanyibye. N'umuntu nzanye hagasuzu. None se niba iki kutashye kare nkawa mbona uje wijujuta. Niba iki bikubayeho? Ibimbayeho se niki cyatuma ntahize isaha atari nyiramuhumuza uriya umugore aransuzuguye. Nyiramuhumuza? Nyirashyano nyiragupfa umutima uriya. Nyiramuhumuza suriya mugore wo kwangeza bera. Undi se ninde? None se ko bari abantu ari inshuti zacu mupfuye iki kandi? Ubwo wasanga mupfuye abakiriya dore ko ifaranga ryageze ngo nta nshuti yongera kumva indi. Wasanga ari ibyo. Yakabaye icyo cyari cyo kibazo. Ibi byari kuba bifite n'ishingiro. Ngenda kubwiye ngo nanjye narabyaye gusa nta kindi. Byihorere. Ngo nyiramuhumuza nyemereho ngo ashatse gucuruza ntiyazagaruka, ngo agiye kudusiga mu isoko dukomeze twiyanika iryo zuba, ngo umukobwa we yabaye gitifu, ngo afite umuhungu we kimenye igiye kurangiza kaminuza ngo azaba meya. Yebaba data we. Byihorere ariko byihorere. Mbese nibyo. Ibyo byo nanjye narabyumvise ngo Mutesi yabaye gitifu. Ariko si byo urumva bigutwaye ikizabiri. Ahubwo se ko ndumva ari imigisha kuri twese. Nukuvuza ruhi. Nawe uramushyigikiye. None ibyo se byatuma nyina dusuzugura cyangwa se asuzugura abantu bose. Erega nabonye namwe muri bagenzi bacu ducuruzanya barabyishimiye, bashimagiza uwo mukobwa ngo wabaye gitifu, ngo ni itavuga icyongereza n'igifaransa nk'uwamize umuzungu. None kwitonda wanjye baza zangiza kuki? Ibyo rero Mutesi urindi barazivuga kazididibuza. Uriya muntu akagari n'umurenge twese twemera ni wowe ugiye guhangana nawe. Kwazivuga kwazididibuza. Ibyo se nibyo yakangisha. Namubwiye ko nanjye nabyaye. Ubundi se arinda nyemera hansuzugura. Azi kwitonda wanjye uri azangeza hehe? None se nanjye naramubwiye nti nanjye mfite umuhungu wiga kaminuza di kandi nanjye izo ndimi yazivuga. Nagabanye umwirato rero. Ariko rero ndumva icyo nta kibazo kirimo izabiri. Ikibazo kiri he koko kuba bavuga icyongereza n'igifaransa? Ni ikihe kibazo? Erega mbabonye abantu bose bamwemera. Wowe se urareka kumwemera ngo uzamugira ute? Ndagira ngo nkwisabire. Umbabarira ariko. Yaba wowe, yaba umwana wanjye, yaba n'undi wari wese wo muri rugo. Ntazongera gukandagiza ikirenge kwa nyiramuhumuza. Ndabihagaritse. Iki nifashe umwanzuro ntabwo nzongera gucuruzanya nawe. Ndi muri seta nde wazongera kwijogonyera. Dorere. Koko izabiri. Uti ngushyizeho iki? Ndi muri seta. Yamayinga. Ariko se mwoka byaramwe. Ibi bintu ndabigira nte koko? Bebe, mambo vipi? Poa. Can we talk? Lakini naweza sema lugha moja. English basi. Okay. My name is Kimenyi. But avec generation, I'm Kim. You say Kimenyi or Kim? It's a Kimenya or Kimenyi? Oh. It's Kimenyi, not Kimenya. Kimenyi. Yes, that's it. Are you Rwandan? Yes, I'm London. Oh. Can we talk in Rwanda? Bebe, urakizi ni Kinyarwanda urayoka? Nanjende Munyarwanda. Wallahi. Ariko kubera nago navukira mu Rwanda ndakivuga Ikinyarwanda gatonya. Sa bebe, wallahi vuga neza bya hatari. Ibyo ni sawa cyane ahubwo. Ntukanakivuge. Kuko twebwe hano iwacu uvuze Ikinyarwanda. Ita tugufata nk'umuntu uciriritse.
njyewe ikinyarwanda ndamukunda cyane kandi ndashaka kuciga nkakimenya neza. Okay, ahubwo bebe reka nkwereke nose shaba ndetse ngazakwigisha ikinyarwanda kubera umwarimu. Urakoze cyane. None nzakwishura angahe ku kwezi? Aba ngubwire. Ijya amafaranga byo rwose nta n'ibyo nkeneye. Urumva nyine amafaranga ntabwo ari ingenzi ahubwo kukuguma iruhande birampagije. Urabyumva utse? Niko bebe. Wallahi bebe nonese kutansubiza. Brian! Yes, Mom? Hurry up. You are almost ready to go to school. I'm ready, Mom. Okay, now let's go. Mute. Karame mama. Umva utagenda tutavuganye mwana wa. No Kinyarwanda here. Ako kuzukuru kanjye kagize ngo iki Mute? Ngo nta Kinyarwanda kigomba kuvugwa hano. Harega itegeko kararitanze da. Nyabusase ko ntazi Icyongereza cyangwa icyo Gifaransa n'izindi ndimi nkamwe muziga ubu. Navuga uruhe rurimi rundi rutari Ikinyarwanda mwana wanjye. Our teacher told us not to speak Kinyarwanda. Yego rata mwana wanjye jya wivugira izo ndimi rata. Ntubona ko mama wawe byatumye akomera? Mama, mbwira icyo ushaka kumbwira he. Ndabona ngiye gukerererwa. Umuyobozi agomba kuba intangarugero akagera ku kazi kare ntakerererwe. Ndabyumva mwana wanjye. Ariko humura singa ukerereza. Hari icyo numvaga dukwiye kuganiraho ukaba ubitekerezaho hakiri kare. Ugashyira kuri gahunda uko bizakorwa. Mama, Karame, ntiwakwihangamye tukaza kubiganiraho mvuye mu kazi. Singa utinze reka. Ndabona ngiye gukerererwa. Hari meeting iri agent nshaka kugira n'aba executive secretaries b'utugari two mu murenge nyoboye. Kandi iyo nama irabirimo n'aba partners dufitanye ibikorwa mu murenge wanjye. Ugize utabapatanye ibikorwa byo mu murenge wanyu? Hoya, mvuze aba partners, mbese ni ukuvuga abafatanyabikorwa mu Kinyarwanda. Ese mama, erega urwo ruzungu ntituba turwumva. Niyo mpamvu mwana wa. Ariko ntacyo. Iyo uvuga izo ndimi z'amahanga, numva nizihiwe. Burya mba numva ko ari njyewe wabyaye mwana wa. Ariko rwose kwiga ni ingirakamaro mwana wanjye. Kandi kuvuga izindi ndimi nibyo byatumye ugirirwa icyizere bakakugira gitifu rwose. That's good, Mom. Mom, bring the bell. Grandmother is speak Kinyarwanda. Mute nsobanurira kuzukuru kagize ngo iki? Arabuze ninza n'inzogera da ngo uri kuvuga Ikinyarwanda. Ngaho da. None se uvuze Ikinyarwanda baza n'inzogera? Ku ishuri ryabo uvuze Ikinyarwanda bamwambika inzogera. Nanjye rero namubwiye ko nta kivuga hano nzajya nyimwambika da. Ngaho da. Fine. Brian. Yes, Mom. Let's move. na 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 ni Kinyarwanda kinoza ishingiro ry'ubumenyi n'ubunyarwanda. Ni Kinyarwanda kinoza ishingiro ry'ubumenyi. Reka nzashyiremo n'intanga yanjye rero numve. Ni Kinyarwanda kinoza ishingiro ry'ubumenyi n'ubunyarwanda. Mama, ese mama waje ryari? Kwita wagiye mboro kareka kunzatsa. Mama kukuseka. Kwitonda mwana wanjye rwose reka mubwire. Uranshimisha cyane pe. Nibyo? Ubu maze akanya gato yanjanga. Numvise indirimbo yawe ndakwitegereza. Numva indirimbo yawe numva n'ibyo uririmba. Mama niba wanyumvise rero ndagira ngo nyine umbwire uko byumva ubu ndimo nditegura amarushanwa. Numva indirimbo yanjye izatsinda. Ese mama wumvaga inanga ndi gucuranga bijyana? None se ufite amarushanwa? Cyane akarere kacu kateguye amarushanwa y'indirimbo. Ngomba gutsinda rero ahubwo mama mbwira uko byumva. Nitoza neza kandi nzatsinda. Kwito ndakumva. Reka nkubwire. Iki se mama? Niba indirimbo yawe numvise ari uzajyana mu marushanwa, ari ikintu numva rwose kirimo kuburamo. Ikise kandi. None se mwana wa? Ndakumva. Wahinduye ukajya uririmba mu Cyongereza no mu Gifaransa. Mbese nkuko nyine urungano rwawe rubigenza.
oya hindura rwose nibwo uzatsinda amarushanwa mwana we. oya mama oya rwose wimvangira ubu se naririmbye izo ndimi zindi nkiririmbira ikinyarwanda nabura gutsinda nese ubundi ko abazadukosora bazaba ari abanyarwanda urumva nzabuzwa n'iki gutsinda. ndavuze ngo hindura niba uzi ko ngutegeka mwana wanjye igihe umpesha icyubahiro ariko ako si ubu kuko akasakumira mwa bantu. nukuri kime urantunguye sheri. reka genda sheri no reka nkongere n'akandi nyita Kim cyangwa nyita Kim umwami w'iyi rap number 1 muri rap umwana uvuka mu Rwanda rwa Gasabo moi je suis Kim ce n'est pas Kim Kardashian zemba ku mon pays. bebe iyi papure yiyo kutese mwana. ntakibazo bebe uzi ko nshaka kuzajyana amarushanwa y'indirimbo za mu minsi mike iri imbere. kandi wallahi bebe ndashaka kuzaba umusitari. kandi nawe nyine urabyumva kumfite umusitari kivuze kuri wowe. ubwo se nuyoka ni ukuri kandi mba nkubwitse uri number 1 muri life yanjye kabisa. ntakibazo mukunzi wanjye ntakibazo. ubu rero nk'uko nabikubwiye tugomba kumekinga indi step mu rukundo rwacu kabisa. ariko sheri karame nukuri nawe urakabya mu ndimi. ndarenze se ndazivuga nkemeza abantu tu. urakabya kabisa. reka ngenda arenze. buriya twebwe rero niwo muco hano iwacu kuvuga indimi ni ibyacu wallahi maze twebwe mu muryango wacu turi niti twese aka nta muswa tuvutsemo. ubwo rero urumva rero ubwo rero mu kinyarwanda cyiza ndashaka kukubwira ngo tugomba gutera indi ntambwe mu rukundo rwacu. ibyo ndumva ntakibazo cyangwa ukundira rwose ntujye ungora. ubwo rero muri iyo gahunda nyine nashakaga kuzakwerekana mu muryango wanjye nyine ndetse n'inshuti zanjye muri rusange nkabereka nyine uko ari wowe umutima wanjye wihebeye. ko wowe uzaba mama w'abana banjye. what kabisa kuba mama w'abana bawe. sorry nashakaga kuvuga mama w'abana bacu rata. nari nibagiye ko ari umutungo n'abana byose ari iby'umugabo n'umugore wallahi. so ibyo urabivuga iki se bebe? ibyo ni ibyo ntakibazo kabisa. ntakibazo. okay ubwo rero nagize igitekerezo cyo kugira ngo tuzabikore mu minsi mike muri iyi minsi. ntakibazo rwose kandi nanjye nifuza ko nyuma yo kuyereka ababyeyi na muryango wawe nawe wazaza nkajya kukwerekana mu muryango wanjye sibyo? ibyo ni byo rwose ahubwo ubaye nk'orosoro wabyukaga. ubu rero ndi tayari rwose ahubwo bebe ubu hari umunsi mukuru urimo gutegurwa hano iwacu mbese ni ibirori by'uruhurirane ubwo nawe urabyumva nyine. mushiki wanjye uriya witwa Mutesi ni gitifu wacu nyine yabaye gitifu azabatirisha umwana kandi naho kuri uwo munsi tuzaba twishimiye ko yazamuye mu ntera akaba gitifu. urumva se bizaba atari uburyohe? wikwiriye kuvunika rwose ndumva uko ari ubutumire nsaba mpari ntakibazo. oya si icyo nashakaga kuvuga ahubwo nagira ngo nzagutumire nyine uzaba uhari kugira ngo nzakwerekane mu muryango. ngo inyanya zanjye ni ukuri kw'Imana zampfiriyeho burundu neza wahora n'ikizabiri ariko se mwabantu mwatuje ko bakomeza inama imboga zanambye tuze dukomeze inama ye. reka twumve
ariko ko kubanza hari imiryango yavukiye kuyobora ye nawe se umwana ayobore nyina ayobore aha njye ndabona n'abaraye bavutse bari buze bakatuyobora nimutuze ariko twumvikane ndabona izabiri zari icyo yabivugaho nimutuze tumwumve yebwe ijambo ni iryawe wavuga icyo washakaga kuvuga disi izabiri ngewe reka da shwishwishwi reka da nuko Imana nta kintu ngewe nigeze mvuga kandi hari wavugaga izabiri niba kwihorera rata ngaho nimukomeze inama ariko se ubundi mwacecetse ijambo ko ryari rigifitwe na Nyiramuhumuza umuyobozi wacu koko ye nababwiraga ko mu buryo bwacu bwo kwizigama nk'uko twabyemeje muri iri tsinda ryacu nk'abagore b'abacuruzi urebye intego yacu twiyemeje turi hafi kuyigeraho igisigaye rero ari nacyo tuziga mu nama yacu y'ubutaha ariko inama zahazihora ni ukwiga ukuntu waba afite ikibazo gikeneye amafaranga yazajya kuza muri aka gasanduku kacu ahubwo kare kose akikemurira ikibazo kuko ari bimwe mu ntego zacu utyo ngaho rero nimusoze inama twigire muri gahunda zacu bavandi mbere y'uko dusoza inama hari ubutumwa nari mbafitiye tubwire mwese murabizi ko umukobwa wanjye amaze igihe azamuwe mu ntera aba gitifu turabizi mwageze iyo mujya karame dore iki nicyo kijya kinera ikirungurira ubusa agomba guhora turatanga umukobwa yabaye igitifu nk'aho tutabizi yewe gitifu umutesi wacu rwose ni initi mu nama aba yivugira urufaransa gusa nawe niba ari urufaransa niba ari urwongereza aravuga kakahava rwose amaherezo natwe tuzagira aho tujya turuvuga pe mugerageze ariko se mwacecetse ba disi we ngira ngo Nyiramuhumuza yaragikomeza n'ubundi nari ngikomeza badi nibaceceka twumve rero rwose nimumenya ko ngubu amasaha y'abakiriya yageze ubu ntabwo mubona ko turimo kwihombera icyashara ibyo nibyo ariko ubwo nyine nashaka kubatumira mu birori wanjye mu cyumweru gitahaye tuzagende tuziwe kabanya karame izabiri enda igira hino washawe igenda ngwino tubanze twiganirire ariko tuvugane vuba sha ubu twatangiye guhomba abakiriya karame wumvise ukuntu Nyiramuhumuza uriya ashaka twishogoyeho nyabo yego ma noneho twiciyeho aradutumira rwose buriya yari azi ko twese tubyishimiye niko abizi nyine none se kabanya karame tubigenze gute kugira ngo birebere byabo tuzabidobye ariko ko di uwabidobye cyane ngewe nibyo nshaka uzi icyo twakora reka tugende tubuza buri wese muri bari abagore bagenzi bacu ntihazagire n'umwe ujyayo oya ibyo ngewe ndumva bitanyura dukwiye kumukorera ikintu gituma abantu bose bamwanga ndetse n'ahanyuze hose ubu se twe tutagiyeyo ngewe singiye nawe ntujyeyo ndetse yemwe na bari abagore bagenzi bacu ntihagenda urumva ibyo ngibyo byamubuza gukomeza kwirata tutagiye abandi bajyayo nabonye amaze kugira inshuti nyinshi aho hose none se dukora ikizabiri umva ngewe icyo nari ntekereje yego reka tumwereke ko tumushyigikiye yego yemwe tuzanamutwerera yego noneho tuzamuha ifu yo gushigisha ariko ifoto zayimwe twayiroze izabiri ko twaba turimbuye imbaga nyabo uyu nawe ninde se uzamenya ko ari twebwe tuyirimbuye icyo kigage niwe uzaba yakishigishije kandi nawe uzakizimanira abashyitsi be ahubwo bazagira ngo yabaroze oya izabiri ubwo urumva ibyo bintu nabigushyigikiramo koko kabanya ubwo ntabwo waba unyumviye ubusa nyamara iki ego mana kwito ujase yari wowe ni ngiye shawe wari wanyobewe se we kunseka sha we uraseka iki shambwira nambaye nabi se ingenda tunguwe gusa takindi none se ubwo tunguwe ni iki ubuzi kunturutse hariya hirya mbona uri umudamu Kinyarwanda ese mama we
wera umva ntabwo ndi umudamu ubu kundeba nkunda umuco nyarwanda urumva ariko nyine by'umwihariko impamvu nambaye gutya ndi kwitegura amarushanwa yari yagiye kuba vuba nanjye nzayitabira nyine natangiye kwambara nk'uko nzaba nambaye kugira ngo ndebe ko bizambera ahubwo ndebera sha we ndebera reba sha reba hano iyi fashion wadukanye hano muri kaminuza koko wayiyongoje ute we sha ahubwo ndebere ko nzaba naberewe uku niko nzaba nambaye uku niko nzaba nambaye nyine ngiye mu marushanwa ndebera na hano inyuma sha urabona se naberewe byambera ego sha none se nawe uzajya muri aya marushanwa cyane amarushanwa nzayajyamo rwose ahubwo se we none yise iki ni igiki iki ni igikoresho cy'umuziki nyarwanda cyitwa inanga bacuranga gute nkoreho ntabwo ari uko bacuranga reka gucurangire uretse ikinyarwanda kinoza ishingiro ry'ubumenyi n'ubupfura ikinyarwanda kinoza ishingiro ry'ubumenyi n'ubupfura ni byiza cyane ndabigukunda cyane 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 we nawe nzakwigisha gucuranga sibyo wabikunda nta kibazo urumva ari byiza cyane nzakwigisha ariko se ko wowe wahisemo kuririmba mu kinyarwanda kaba numva unagisengezo cyamamaza kandi hari abo numvise nabo bashaka kujya mu marushanwa baririmba mu zindi ndimi ese kuvangamo izindi ndimi biremewe muri ayo marushanwa wenda gukunze cyane rwose baba uzi ukuntu washyizeho umuhate none ikinyarwanda ukaba umaze kukimenya naho rero ku bijyanye n'icyo kibazo warumbajije ngenda umunyarwanda kandi binteye ishema ndabikunda cyane none se we ikinyarwanda ni ngenge nyine ugomba kugihesha agaciro ndagikunda mu rurimi rwanjye kandi nacyo cyangiza uwo ndiwe none se we reka mubaza akabazo kamwe we ko wiga ikinyarwanda izo ndimi zindi ntuzizi ndetse ntuzivuga neza no kurusha abenshi muri twe ndakunda cyane ikinyarwanda ni ukubera nanjye ndi umunyarwanda iyo rero niyo mpamvu nanjye nahisemo kujya ndirimba mu kinyarwanda ururimi rwacu nijya ugomba kuruhesha agaciro urabyumva niyo mpamvu nanjye nahisemo kuririmba mu kinyarwanda we useka neza sha urabizi guseka neza urakoze cyane ndagiye uwera karame umva sha we wambabarira sha ukagaruka ko hari ikindi nashaka kukubwira mbabarira sha uzunyumveho gato we kenta karutse we urakoze urarwaye oya inkorora nyinshi oya ntago ndwaye we urakoze cyane rwose ko wemeye kunyumva mbabarira rwose wihangane sibyo humura ntago ndwaye we karame teza amatwi ego ko none se ko utambwira ahubwo ufata ibiganza kuki ukomeza kunyitegereza mu maso we karame none se ntacyo ubona ku mutima wanjye ntacyo ubona ku mutima wanjye ubu se umutima wawe nagira nte we vuguta ahubwo wawugezemo humura rwose uri mu mutima wanjye ahubwo mbabarira ntuvemo gumamo rwose we karame erega mu kinyarwanda baca umugani ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa gusa wowe si ngombwa ko bitegereza bisesekara ku munwa ahubwo nyine ubu mu mutima wanjye kuko urimo nizere kuri kubona ikirimo cyose ntacyo ubona se we karame
inkorora nyinshi. we Karame. nakomeje kukubeshya ngo ntago ndwaye ariko aho bigeze reka nkubwize ukuri ndarwaye. gusa indwara ndwaye ni wowe wenyine wo kuyivura. Indwara iyihe? we Karame. igihe gishize ni kirekire, inshuro nyinshi nibaje niba ngomba kubikubwira ariko ubu noneho mfashe umwanzuro reka mbikubwire. we Karame. ndagukunda. nta wundi mukobwa niyumvamo mu buzima bwanjye, ni wowe wenyine neguriye ibyanjye byose. we Kwitonda. Karame. Ko untunguye. we Karame. ntabwo byari bikwiye kugutungura kuko buriya nanjye natunguwe no kumva ikibatsi cy'urwo ngukunda kingurumanamo. nkomeza kubihisha ndakomeza ndagurumana ndashya shawe ndashya, none ubu ngubu nari maze gushirira. ubu sinari nyishoboye kubyihanganira rwose, ndohotse mbikubwiye. we ndagukunda n'umutima wanjye wose, kandi we ndakwinginze we mbabarira unyumve. ndifuza kwa mama w'abana banjye kandi rwose ntumpakanire we, sibyo? Mana yanjye we. ayiwe wera wesha wambore ukanyitaba. we ntacyo nubwo utanyitaba ndabizi uri kunyumva. basi sibyo nari nkubwira bivugaho iki? we sha wambore ukansubiza. kabanya nawe. Karame. ariko haturinze mada ko mbona wirukanka ufite iyihe gahunda? turinde tujyane rwose. reka ndihuta. ndashaka kujya ku isoko kwicururiza ngo ndeko nakwibonera agafaranga. erega iriya nama ahubwo nge ndumva yanandambiye cyane. kuko nyagasani nyumvira kabanyana n'ukuri kw'Imana. ahubwo reka ngiye mbabwire, iya nama rwose nanejeje cyane kurusha izindi nama rwose twakoreshejwe n'abandi bayobozi. sha mutasi rwose nagende niba gitifu ndakurahiye, naho abandi bose barabeshya. aha urufaransa n'icyongereza abadidibuza reka sinakubwira. ariko rero buregeya ntemureke mbabwire. iki se kandi mutesi uriya yavugaga nkabona bakomya amashyi nanjye nkayakoma, ariko sinabaga numvise icyo avuze. icyo utumvise n'ikiruhi. nanjye nuko. none se burege uzi ko inama irangiye nkumva abantu batangiye kubaza bati yavuze ngo iki? nanjye byatumye ntangira gushidikanya ku byo nibwiraga ko numvise. nawe se yagize ati buri muryango ugomba kugira ipura igamije kunoza imirire iboneye iwabo. none se sibyo? burege arongera ati abayobozi b'utugari n'imidugudu bazahabwa amapura y'icyitegererezo nabo bayereka abaturage bose bashinzwe kuyobora. ubwo se amapura ni iki? kambabaze noneho. oya wiseka rwose. niba utabyumvise wenyine ruhi ubwo kuko nta nubwo wasobanukiwe. ahubwo se sha wumvise iby'amashuri n'amacesi sha? ntabyumvise. yabivuze rwose ngo mu tugari no mu midugudu. yego da ngo mu tugari harimo amashu ngo harimo amakesi. amakesi rwose. yewe mwoka byarumwe ngo barayigahora ngo niba ngombwa ayo makesi bayazana iwacu umudugudu ngo bayahe abaturage. ariko ubwo mwebwe muzi cyashimishije? tubwiye ngaho kagira izo. nta kindi rwose uretse ariya makesi gitifu yemerera abaturage ndakurahiye. ati ubuyobozi bw'akagari bwasanze hari amakesi menshi agomba kwitabwaho. ati kandi buri muturage wese agomba kugira uruhare rwose mu gushakira za solusiyo ayo makesi. ariko buriya miyoborere myiza. ati ibyo kandi bibe mu mihigo ya buri rugo. urumva? ati vuba aha ngaha hari itsinda rizaza rwose kugenzura ibyo twabasabye turi ko mwabishyize mu bikorwa. ubwo rero murabyumva. ubwo se ni ukuvuga iki burege? buriya rwose yavugaga ko muri buri rugo hagomba kuba harimo nibura isiniya. isiniya? noneho muri ya gahunda y'igikoni cy'umudugudu yavugaga buri muntu wese akazana isiniya bagashyiraho ibyo kurya. hanyuma amakesi akazamara iki? ubwo nabyo urabyumva. buriya buri rugo rugomba rwose kugira ikesi igomba kuba irimo amacupa arimo ubusa. ahari bazajya baduha n'inzoga ibyo ari byo byose. ubu ni iki? ariko burege ariko uzi ko bishoboka kunywa rwose. niyo mpamvu yavuze n'amashu cyane rwose. niba ari ariya buri rugo ruzayahinga. ruzayahinga rwose. nta muntu utahinga amashu. niba ari nayo bazajya bayagabura rwose.
ariko se buriya byo bizagenda bitera oya niyo yatubwira rwose kuyahinga twahingira rwose ruhi ariko burege inzoga zaba yaduhaye niyo pura ya buri muryango rwose birahagije reka mubwire amashu rwose tuzahingira rwose ntimukagora abayobozi ariko namwe tekereza ariko nagende rwose mutesi wa nyiramuhumuza agiye kutudabagiza abaturage b'uyu murenge cyo mana yanjye agiye kutudabagiza ariko se burege ndakumva koko ibi nibyo dukeneye mu kagari kacu inzoga reka ruhinda siko mbyumva sibyo dukeneye utazi n'uriya mukobwa nyiramuhumuza buriya bariya abantu ni abantu birata bakirarira cyane ubwo nyine agiye kujya yiha kugaburira abaturage n'abasabagiza inzoga none se cyane iki erega baranakize maye agafaranga baragafite maye mbese ubundi ntimwumvise ko ku cyumweru gitaha bafite iminsi mikuru yo kwishimira ko wa mukobwa wabo yabaye igitifu yazamuye mu ntera inzoga zizaba zihari nyine ubanza yaratumiye n'abaturage bo muri umudugudu bose buriya se nibyo koko nibyo nyine ariko uriya muryango urawuzi nabirasi ndabazi reka gusebanya rwose bwo ukagira imana we ariko kuki rubanda mugira ishyari nagende rwose nyiramuhumuza yabyaye umwana w'ingirakamaro abaturage bose rwose tuzajya tumwubaha n'ukuri kw'imana rwose none se mugasebanya rwose yewe ariko rero mwabagabo mwe twakomeje ibiganiro nibagirwa ko naje mu nama ngomba no kujya ku isoko yewe reka mbasige nigendere yewe nijya genda ayagana rwose genda niko se ruhi ndakumva buriya reka nkubwire umuturage mwiza nushyira rwose mu bikorwa gahunda za leta ibyo byo nibyo rwose nanjye ndabyumva reka rero dutangire turebe uko twashyira mu bikorwa ibyo umuyobozi yatubwiye sibyo hato umurenge wacu utazaba uwa nyuma mu mihigo ese ko bishobora no kutugiraho n'ikibazo dushobora kubihomberamo ubwo se nutagenda ngo nibura ngo dutegure ziriya siniya ngo bajye bashyiraho ariya mapuro abayobozi bacu bageneye imiryango yacu nitudategura ya makese naramuka azanye za nzoga twebwe tuteguye ntituzabihomberamo ariko se koko shawe karame wambwiye icyo wampamagara ushaka kumbwira ntukomeze kunyicisha amatsiko kamari karame uri inshuti yanjye kandi nizera yego ni nayo mpamvu ari wowe nahisemo kugisha inama wow uzi ko usigaye uvuga ikinyarwanda nk'uwavukiye mu rwanda cyane rwose umva kamari ibi byose hari uwo mbikesha ngaho mbwira nkuteze amatwi kandi niteguye kugira inama ikwiye mu by'ukuri muri ibi bihe nizi ibintu bishya kandi umutima wanjye warahindutse ariko ubu ndi murungabangabo kubera iki ibyo nshaka kukubwira ni ibyerekeye urukundo utambwira ko mwashwanye mabotse mahani yambwira uko ndakwita mwite sweetheart se mwitende je kukuramutsa bwiza bw'amashira budashiriro nirongorwa sari sinje nkiyagatera sinkomuka igasoro namutende mwiza mpoza ku rutonde wowe twatubanye kondo ufite impano ufite ibanga ubitse byinshi nk'umuhanga wahawe na gihanga ma sweetheart nda flow kuri flow ndarasanda gaca ku muvuduko nk'uwa gaca yarashize wani ma sweetheart Ese bebe bite ko umuntu utari muri mudu nta kibazo ariko ngira ngo ubwakubonye buriya arasubira muri mode ubanza ari ukubera ko yari yakubuze babyana ntibyashoboka none se bebe kubitiremo n'akandi se kinta gukunda iteka ntago nzigera nkwitesha ndabizi neza ko hari benshi bashaka kukugotesha bagutera imitoma ariko ntizigera ifata ngiyo ntera ni swaga ni swingi ni kwa kundi ni kagatigita bebe none urumva uri gufiringa ute nta kibazo yewe kime washobora kutwihanganira gato ko hari icyo narimo kuvugana Kamariza habakise bebe oh my life nari my sweetheart no blame tu kabisa gukinda giye ndiko ndabizi ko nzagutsindira agatsinda nakabahima kabizi ndapa kuko nge mbiyiziho mu gutera imitoma ni number 1 mu gutera imitoma ni Karame nanjye ndabona bidasanzwe ndabona utishimiye sheri wawe mu gihe nari niteguye kuhita nigendera ngo mbaho urubuga wowe na sheri wawe uramwirukanye hari ikibazo mwagiranye icyo nicyo n'ubundi nagira ngo tuganireho mwagiranye ikibazo reka mbanze nkwibarize ndakumva buriya Kimenyi ni umunyarwanda hari amakuru wamenye se ko atari umunyarwanda kurata nanjye nkakeka kubera iki badakunda kuvuga ikinyarwanda ahubwo ibaza ikibazo uti buriya afite umuco nyarwanda
ariko njye nayo nzi ko ari umunyarwanda. oya umunyarwanda udaha agaciro ururimi rw'ikinyarwanda ntaba ari umunyarwanda wuzuye, kandi utavuga ikinyarwanda ngo ugihe agaciro nasanze utamenya umuco wawe nk'umunyarwanda pe, kandi nta n'ubwo washobora no kuwugira. ariko ibyo uvuze nibyo koko. ubwo rero ndashaka kukubwira ko nabonye umuhungu ufite umuco, uwo niwe wamaze gutwara umutima wanjye. uwo ninde? hari ubundi se atari kwitonda? uriya muhungu ukunda ikinyarwanda cyane rwose. nabonye anakunda kwinjira mu bintu bya gakondo cyane da. uwo naramukunze kandi byararangiye. ye baba we akura igicucu koko. ubwo witesheje kimenyi ukunda kwitonda rwose. tekereza ariko ni gute wakwitesha umusitari kimenyi uvuka mu muryango w'abakungu ufite mushiki w'umuyobozi ukiyegurira kwitonda uriya utagira urwara rwo kwishima? Kamari, umutima wanjye ntunyemerera guha agaciro ibintu kurusha guha agaciro umusore ufite umuco nyarwanda. kwitonda ni umunyarwanda wuzuye kandi afite igikundiro. inkoko njya kwibuza kwitorora ishaka iki koko? Izabiri Karani, ahubwo ngize amahirwe uraje. Ngwiki nikiye kibazo gihari? Iyi nkoko yagize ikiye kibazo? Gira vuba ahubwo, gira vuba uzumfashe. Banza ushakira amazi mbanze. Ngo gushyirihi, ngo ushakira amazi yo kugira gute? Ushakira amazi. Utambwira gushyushya amazi rwose Ruhinda mbabara utambagira inkoko. Dore inkoko nisigaye muri rugo yonyine. Iyi nkoko yateraga amagi nkayigurisha nkabona udufaranga nkagura kunyu n'agasabune none ngo ngukirihi. Ariko wowe kuki utumva ibintu Izabiri? Kuki utumva ibintu koko? Mubwiye se ko ngiye kubaga iyi nkoko ko ahubwo ngiye kuyigurisha tukabona amafaranga yo kugurisha amacupa yuzuye ikesi ubona nzanye. Ubundi hasigaye tukayaguramo igisiniya kinini cyane kinini koko. Kinini bazajya babashyiriraho ibyo kurya. Ngo ubanza ari muri gahunda y'igikoni cy'umudugudu kikabipura y'umuryango. Gira vuba ahubwo, gira vuba. Ariko ibi ni biki koko Ruhi? Urayijyana hehe inkoko wandekeye inkoko koko? Akasakumiro koko. Yewe Izabiri. Karani, dore iryo navuze riratashyeho kanyagwawe. Habaye iki? Ye baba we. Kandi byose ni wowe ubiteye, wowe ukomeza gutuma tuzarira gusa. Habaye iki? Uzi ko abayobozi baje barimo gutambagira mu mudugudu wacu wo kanyagwawe, ngo barimo kugenzura uko abaturage barimo gushyira mu bikorwa ibyo twasabwe mu mihigo we. Ubu tubigize dute koko? Tubigize dute Izabiri? Kandi Izabiri zana nakubwiye izarira ryawe. Ariko se nagize gute? Nkubwira ibintu kazarira. None dore barinze badutungura. Abana mwiriwe. Yumva se ni bande? Yemwe. Kubadakoma baraharira? Nibo we. Yemwe abana. Izabiri nibo barahageze wo kabyara. Mbigize nteko. Umva Izabiri, mbabareke kubikiriza. Wenda bagira ngo ntiduhari nikomereze. Ese murahari? Niko turasuzamo hari nimutwikirize. Bayobozi. Ese nimwe nukuri mutubabare rwose ntitwari twumvise ko hari wasuhuje rwose. Urabona ko rwose tuba duhuze tugerageza gushyira mu bikorwa ibintu bimwe na bimwe. Ahubwo dore agatebe ngaka ni mwicare. Murakoze. Ariko rero ntitwicara kuko turi mu kazi kenshi. Haba mureba rero turi kumwe. Ni itsinda rishinzwe kugenzura aho abaturage bageze bashyira mu bikorwa ingamba z'iterambere. Twagira ngo nyine mutwereke uko muri urugo rwanyu bihagaze. Muranzi yenda twagitifu. Rwose turakuze n'umugore wanjye Izabiri zarakuze. Mutesi igitifu wacu se? Twari tugeze hano muri urugo rwanyu kugira ngo turebe. Ewe nubwo musanze wenda tutari twabigeraho neza rwose musanze tubigeze kure giti. Nta kibazo. Ahubwo mwatwereka aho mubigejeje. Urebye rero cyakora rwose mutubabarire mutwihanganire byatewe n'ubushobozi buke. Ariko nk'icyo gitifu yari yadusabye cy'ikesi. Ikesi ngiye rwose turayibye. Ngwiki? Twarayiguze. Gusa kibura na amacupa yo gushyira amadahagije. Ikesi? Rwose nukuri mutubabarire twebwe rwose ubu ngubu musanze twari tubirimo. Nk'uko gitifu nyine yari yabidusabye. Iyi nkoko mureba ahangaha nyine umugabo wanjye yaragiye. Naringiye kuyibaga rwose nyine kugira ngo umuryango wanjye urye neza muri rwa rwego mwatubwiye ngo kurwanya imirire mibi. Impossible. Ruhi, ibyo uvuga n'uwe muyobozi bababwiye? Nyakubahwa gitifu, si wowe watubwiye mu nama wadukoresheje ko buri rugo rugomba kugira ipura yo kurwanya imirire mibi. N'ikese nibura imwe buri rugo. Ikesi rero ngiyi twabwiraga ko twari tugishaka uburyo bwo kubinonosora. Ntibishoboka. Nyakubahwa gitifu,
iby'imirire ndabyumva ariko si amakesi yuzuye amacupa y'inzoga yo bazayamaze iki? Sorry. Yego baba rero mbega giti burya ntukibuka n'izina ryanjye ntabwo nitwa Sori nitwa Izabiriza Liberata. Oya ntabwo ari Sori nari mvuze munyihanganire kuri abo baturage baberetse rero ngira ngo abaturage banyumvise nabi. In fact mu gihe twari mu meeting n'abaturage nababwiye ko buri muryango ugomba kugira plan. Ni ukuvuga igenabikorwa rigamije kurwanya imirire mibi mu rugo. Ntabwo navuze ipuri y'ibiryo. Cyore aha none si ibi by'amakesi yuzuye amacupa y'inzoga. Actually nanjye mbaye surprised. Nta bintu by'amakesi amapura n'amashu nigeze mvuga. aho si we wumvise nabi Ruhi. Mbabarira rwose ikosa si iryanjye Izabiriza. Nawe uyuza kujya muri iriya nama niko wari kubyumva. Izabiriza rwose windenganya. Maze rero niko yo kagira imana ngo kagira umwana mwene mutoza gatoya twumvikane niko ye nyiramuhumu mwaretse tukumvikana gatoya ngo kagira imana mwe rwose mwaryohewe nabibonye kandi munakomeze munaryoherwe rwose mutuze rero twumvikane reka rero duhe ijambo wera atugezeho icyo yaduteganyirije uyu munsi. Oya nibyo rwose uwera gitifu wacu kaze neza turakwishimiye rwose nta kibazo. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ndumva nabuze aho mpera kubera ibyishimo. Ewa yishime rwose yishime kandi urabikwiye ureke wa wundi usimbuye wavugaga indimi avangavanga ugasanga tugiye mu nama dutashye nta n'ikintu dukuyemo. mwahora n'iki rwose mwabantu ngo ngiye kone narago Mutesi yarambeshye pe nkagenda nkicara nkategereza yuko amakesi ari buza y'inzoga yatwemereye nategereza nawe kumbi ni ibibazo yavugaga ngo amakesi yari ibibazo ariko ntacyo wera we rwose umaze icyaka cy'uyu munsi ndakurahiye. Ndabona mwanyishimiye nka gitifu wanyu mushya. Mutuze. Gusa hari ikindi kintu cy'ingenzi ngira ngo muzahore muzirikana. Navukiye hanze y'u Rwanda. Twese turabizi giti. Ariko sinigeze nibagirwa ko ndi umunyarwanda. Wose. Mutuze. Nahoranaga ipfunwe ryo kutavuga ikinyarwanda neza. Yego disi. Ariko aho ngarukiye ku isoko ndakivuga neza pe. Ariko mwamuhaye amashyi kuko mwabantu. Mwamuhaye amashyi rwose mwabantu kuko mwamuhaye amashyi. Ndacyakomeza mbashimira. Gusa nashakaga kuvuga ko ururimi rw'ikinyarwanda ari isoko idakama. Kandi unyoye ku mazi yayo ahorana itoto. Muri uyu mukino isoko idakama wanditswe na Gakwaya Vincent mwumvisemo Izabiriza mwakiniwe n'Uwimana Hamid, Wera mwakiniwe n'Uwamurera Esperance, Kwitonda mwakiniwe na Karinda Isayi, Kim mwakiniwe na Kijyana Yves Peter, Ruhinda mwakiniwe na Rukizangabo Shamaroise, Nyiramuhumuza mwakiniwe na Ingabire Marie Claire, Buregeya mwakiniwe na Nkurunziza Gaston, Kabanyana mwakiniwe na Zaninka Joseline, Mutesi mwakiniwe na Manzi Delphine, Kamariza mwakiniwe na Mukamana Odette, Gloriosa mwakiniwe na Kamariza Mary, Dafroza mwakiniwe na Mukagasangwa Console, Jeanne mwakiniwe na Nyirabagesera Leya, Brian mwakiniwe n'Umuhumuriza Kiram,
naho mariya mwamukiniwe na nyirabagande dorosera. Umutoza w'abakinnyi ni Nyabyenda Narcisse na Karinda Isayi. Uwafashe amajwi abakinnyi ni Ndayambaje Emmanuel Bobo Pro. Mugire ibihe byiza.